Iyi video uri kubona iri imbere ya cyangwa se iyo video utangiye ubona ni video yafashwe mu mwanya ushize harahagana saa 4 z'igitondo uyu munsi wa none turi kuri uyu wa gatanu itariki 5 n'ubundi z'ukwezi kwa 12. Indege z'igisirikare cya Kongo zinugwanye za ndege zino zirwana urugamba ruhambaye cyane nizo zaje zirasa muri iyi misozi ya Kamanyora ahari hari neza position cyangwa se aho abasirikare ba M23 bari kurasira, aho mbega bari bashyize ibirindiro byabo, bari bafite position nziza yo kuba barasa umwanzi. Kumwe abasirikare bafashe position nziza bavuga ati hano no turi kurasira umwanzi, ya position nziza M23 yari ifite. Aho ngaho rero ahagana saa 4 z'igitondo indege y'indwanyi y'intambara ya Kongo ya FARDC yaje iraharasa aho hantu, ndetse babasha kubakura muri iyo misozi abari bariyo. Gusa bivugwa ko iyo ndege cyangwa se amashusho agaragaza ko aho bari baharashe, ariko umubare w'abasirikare bahapfiriye ni utaramenyekana. Ubwo nitubimenya nabyo turaza kubibabwira. Butsa ko urugamba uyu munsi wa none ngo rwafashe intera idasanzwe. Abari Kamanyora bakavuga ko ngo muri kano kanya kiri kumvikana na amasasa adaceceka, ndetse nyuma ya saa 4 bimaze kugera saa 6 n'igice, ubwo turi uyu munsi wa none n'ubundi turacyari uyu munsi mu kanya saa 6 n'igice, ngo muri Ruvungi santere ya Ruvungi abantu kubera amasasu bumvaga n'ibiturika n'indege babonaga zinugwanyi urwego intambara yamaze gufata. Abaturage bari batuye muri santere ya Ruvungi bose bamaze kuhava, bari guhunga birukanka, buri umwe ari guterura icyo abonye afata abana birukanka, bari guhungira hitwa ngo muri Sange, mu gihe abandi benshi bari guhunga bari kugenda bahungira muri Uvira. Gusa ngo amakuru akavuga yuko ngo abasirikare ba AFC M23 bari neza hanze y'iyi santere ya Ruvungi, abaturage bari guhunga bameze nk'aho bari gushaka kuyinjiramo, bikaba byatumye abaturage bahunga bitewe nuko abari bahari no bari kugerageza kuyidefanda. Abari guhunga hari abari kujya Uvira, ndetse abandi benshi bari gukata baza mu Rwanda bahunga, abandi bagenda bakomeza bahungira mu bice bitandukanye n'ubundi by'iki gihugu cya Kongo, kuko ntago babasha kwinjira muri Burundi. Cyane abari guhunga hano muri Kivu y'Amajyepfo ntago babasha kwinjira muri Burundi, kuko uburundi ku munsi w'ejo bwafunze umupaka. Umunsi w'ejo Burundi bwafunze umupaka wabuhuzaga n'igihugu cya Kongo, barawufunga bitewe nuko Burundi bwatangaje ngo amakuru bafite nuko ngo hari abantu bari bamaze kwinjira mu gihugu cy'u Burundi mu buryo butemewe cyangwa se bigize impunzi, bakiyoberanya bakaba bakwinjira mu Burundi mu rwego rwo kugira ngo bahungabanye umutekano w'u Burundi. Uburundi ngo ubutasi bw'abarundi bumaze kwakira ayo makuru ko hari abantu bari kwinjira biyoberanije bigize impunzi baturuka muri Kongo bakinjira ngo mu Burundi mu rwego rwo kugira ngo bashyire mu bikorwa gahunda zabo abo bantu bafite. Uburundi bwahisemo guhita bufunga umupaka. Abandi bakavuga ati cyangwa se Uburundi bushobora kuba bwabyikanze, cyangwa se koko iby'amakuru y'ubutasi bwabo yavuze akaba koko yari byo, bikaba byatumye Burundi buhita bufunga umupaka. Niyo mpamvu tuvugana nta mpunzi ziri kwinjirira ku mupaka w'Uburundi na Kongo. Abarundi bari kuvuga ko hari abantu bashaka kwinjira, ndetse hari n'abamaze ngo kwinjira mu buryo biyoberanije bigize impunzi. Ubu tuvugana umupaka urafunze. Aya ni amajwi n'amashusho byafashwe. Aya ni amavideo n'amashusho byafashwe bigaragaza umunara ubwo waraswaga, cyangwa se n'umunara w'itumanaho byano matelekomunikasiyo, yari sitasiyo yabo. Uyu munara yari mu majyaruguru ya Kamanyora. Uyu munara warashwe ngo n'abasirikare b'u Burundi, niyo makuru ari kuvugwa ngo n'umunara warashwe n'abasirikare b'u Burundi, ariko ahanini uyu munara wari uri ahantu n'ubundi neza hari abasirikare n'ubundi ba AFC M23. Nyuma yuko amasezerano asinywe nibyo tugiye kureba by'umwihariko tumwe mu twanya twagiye tugaragara, ariko abantu benshi bakomeje kugenda bavugaho bati ngira ngo urabona nka hano ubwo abayobozi bakuru bari bamaze gusinya amasezerano muri Washington, urabona ko ntago bigeze basuhuzanya, yaba perezida w'igihugu cy'u Rwanda n'uwa Kongo ntago bigeze bahererekanya ibiganza, kandi biba bifite ikintu kinini bisobanuye. Ntago bigeze bahererekanya ibiganza, ahubwo urabona ko basuje perezida Donald Trump. Niko abantu benshi bakomeje kwibaza ati se bino bintu nta kintu byabisobanuye. Byo nibyo abantu benshi bakomeje kugarukaho bibaza. Gusa ibyo ngibyo twe ntago ari byo twareba, ahubwo twareba ibyo basinyiye, by'umwihariko tukanibanda ku byo bo bitangarije ubwabo bavuze. Ubona ko bose biteguye kugira ngo bubahirize ibiri mu masezerano, kandi bose bifuriza amahoro ibihugu byabo.
Abandi nanone bakomeje kugenda bagaruka ku byerekeranye, urabona hano ubwo amasezerano yasinywaga Washington, urabona ko hari ukuntu abandi bayobozi bamaze gusinya bagiye barambura amasezerano bari bamaze gusinya bayereka itangazamakuru ndetse n'abandi bayobozi bari bari aho ngaho. Gusa Tshisekedi we ngira ngo urabona ko atigeze arambura gusa igitabo cyangwa se ayo masezerano. Bamwe nabyo bakabiheraho babyanariza ukundi cyangwa se bagashaka gushyiramo ibitekerezo byabo cyane ukuntu, ubwo nawe nduraza kutubwira uko wabibonye, ariko abandi none bakavuga ngo ni ibintu bisanzwe, babona atari yamenye ko bagomba kubirambura cyangwa se bagomba kuyarambura. Buri umwe yita atanga ibitekerezo bye, hakaba abavuga ati cyangwa se nuko utabishaka cyangwa se nuko utabiha agaciro, mbega buri umwe yita atangira kugenda byanariza uko abishaka. By'umwihariko ibitangazamakuru byo mu karere bonagiye mbona bameze nk'ababikabiriza cyane. Gusa nakubwiye ngo twe tugomba kwita hanini ku cyo abayobozi bivugiye, ku cyo basinyiye ndetse no ku byo batangaje mu madisikuru batangaje. Mbega uburyohe, mbega uburyohe. Ntuzavuge ngo wariye umuceri utarariye umuceri wa Lucky Rice. Uri umubyeyi uhahira urugo, uri umukozi wo mu rugo utumwe guhaha, genda ubaza Lucky Rice. Uyu muceri w'igitangaza wera mu Rwanda uri mu moko menshi cyane ku buryo buri umwe yisangamo bitewe n'amikoro ye. Tubafite umuceri mwiza muremure wo mu Bugarama, umugufi, basmati ibereye ibirori na brown rice, tutibagiwe akawunga keza, ifu y'igikoma ya finoli n'isukari ihendutse, byose byo mu Rwanda. Akarusho kandi ushobora no guhamagara iyo nimero ubona kuri ekara yawe bakakoherereza ibiro byose by'umuceri ushaka mu rugo iwawe, ukarenzaho inote y'igihumbi gusa. Ahira kuri wa@luckyrice.com cyangwa mu maduka yacu akwegereye. Lucky, ibyiza bihebuje. By'umwihariko hari abantu batigeze bagira amahirwe yo kumva ijambo Perezida Tshisekedi yavuze. Ijambo Tshisekedi yavuze wumvaga ameze nkaho agaragaza ko ashobora kubamo impungenge cyangwa se yagaragaje impungenge. Ndagira ngo umve ijambo Tshisekedi yavuze ninjoro, wenda kugira ngo dukomeze tugenda dusobanukirwa n'ibiri kujya mbere byose. De mettre en œuvre en toute sincérité l'ensemble des obligations qui découlent de ces accords. Nous le ferons avec sérieux, avec rigueur et avec le souci constant de la paix, de la sécurité de nos populations, de l'unité et de l'intégrité de notre territoire. Nous espérons qu'avec le même sérieux que la République du Rwanda respectera, elle aussi, pleinement la lettre et l'esprit des engagements pris ici à Washington. Yandi magambo, ijambo hano Tshisekedi yatangiye avuga ngo kubo bireba bose twabamenyeshaga yuko igihugu cyacu cya Kongo kimaramaje ndetse kigiye gushyira mu bikorwa kiriseriye ndetse no mu mucyo ibiri muri aya masezerano, tukabyubahiriza tukabishyira mu bikorwa. Ni ijambo rya Tshisekedi, ndetse tugashyira mu bikorwa ibisabwa byose n'aya masezerano. Ibyo byose tuzabikora turiseriye, duhozaho mu rwego rwo kugira ngo dukomeze tugane dushimangire cyangwa se dusigasire amahoro n'umutekano, by'umwihariko dushakira amahoro n'umutekano abaturage bacu, bumwe ndetse no kubaha amatware y'igihugu cyacu. Ati rero reka twizere ko ubwo buseriye twebwe dufite nk'abanyekongo, twizere ko u Rwanda narwo ubwo buseriye tuzarubonana, cyangwa se Repubulika y'u Rwanda nayo twizere ko nayo izabaseriye ikubahiriza ibiri muri aya masezerano. Tshisekedi avuga, cyangwa se mvugo yakoresheje yavuze ngo ndetse turizera ko n'u Rwanda narwo ruzagaragaza ubuseriye mu kubahiriza no masezerano, gashyira mu bikorwa bakubaha ibyo basinyiye hano Washington. Twebwe nka Kongo ikiganza cyacu kirarambuye mu rwego rwo kugira ngo tubashe gukorana nabo mu byerekeranye no gushyira mu bikorwa amahoro, ndetse tukabaramburira ikiganza byerekeranye n'ubufatanye ndetse no kubahana ku mpande zombi, ndetse no kudakomeza gushyigikira cyangwa se gukomeza kwifatanya n'imitwe yitwaje intwaro, ndetse no guhagarika abo bose bari ku butaka bwacu batabyemerewe, cyangwa se abo basirikare bari ku butaka bwacu batabyemerewe. Ati ndetse tugakomeza no gufashanya muri ubwo buryo bw'ibyerekeranye n'ubukungu. N'amasezerano y'ubukungu yari yanasinywe uyu munsi, hasinywa amasezerano yo guhagarika intambara, amasezerano y'amahoro, hanasinywa amasezerano y'ubukungu hagati y'ibi bihugu ko n'ubundi ari bitatu: u Rwanda, Amerika ndetse na Kongo. Ayo masezerano ngira ngo mukanya tuze no kuyinjiramo ubundi tumenye ubundi basinye biki, ko twabonye basinya detail ku yindi yari mu byo basinye ni yihe. Tshisekedi yakomeje avuga ati ndizera ko uyu munsi ari ikimenyetso cy'itangiriro ry'inzira nshya. Pour ma part, je veux croire que ce jour marque le début d'un chemin nouveau.
ati ndetse iyi nzira ni inzira itoroshye ariko nanone niyo nzira izatugezaho tutazongera kwifuza amahoro ahubwo amahoro azaba ariyo ntego yacu. Certainement difficile, mais un chemin où la paix n'est plus seulement un vœu mais un cap. Igihugu cyanjye cya Kongo rwose tuzubahiriza uruhande rwacu n'uruhare rwacu tuzarushyira mu bikorwa mu cyubahiro, nanone tuzi neza ibyo turi gukora ndetse tunahozaho. Ati ndetse tukabigeraho tunafatanije n'abafatanyabikorwa bacu. Ati ariko ntabwo bikuyeho ko tuzaguma turi amaso yacu akanuye cyane. Ubu ni Kisegedi ni ijambo yavuze. Ati tuzaguma turi maso dukanuye cyane, atari ko ari ukuvuga yuko atari ko bidasobanuye yuko turi kumva ko ibintu bizaba bibi. Atari ko tuzaguma turi maso. Mbega Kisegedi yavugaga ati tugomba kuba turi maso aho umwanzi yaturuka, mbega cyangwa se ikibi cyose cyaza, ko tugomba kwirinda, tugomba kuba turi maso. Atari ko ntabwo bishatse kuvuga ko ari uko tuzaba tubona ko ibintu bizaba bibi. Tukabaho rwose twizera ko ibintu bizagenda neza, ariko nanone turi maso ducunga. Tshisekedi yakomeje avuga ati aya masezerano asinyiwe hano Washington ni ikimenyetso ku baturage bacu ko ubu ngubu ibyari page yo guhangana ivuyeho, twinjiye muri page y'imikoranire mishya ndetse n'amahoro arambye, by'umwihariko mu karere kose umutekano ukaganza. Nubwo Tshisekedi yavugaga ati ni page nshyashya ndetse yo kugira ngo no mu karere ibintu birusheho kuba byiza kurushaho, ubu tuvugana muri kano kanya abenshi bakomeje kubona ko intambara ishobora kubaho ubwo iri kuba nini. Abenshi bakanibaza ngo ese intambara yabigiye kwambuka ikambukiranya ikaba y'akarere kose bitewe n'iki? Nibyo tugiye kubona mu kiganiro kigiye gukurikira. Gusa ndaje mu kanya tunarebe n'ibiki bikubiye muri aya masezerano. Kora subscribe aho hasi dukomeze tugende tumenya ibiri kuba hirya no hino by'umwihariko muri kano karere turimo.